abonye Yezu ngo yikubita imbere ye, aramwinginga agira ati, Nyagasani Yezu, ubishatse wankiza. Nuko Yezu arambura ikiganza cye, amukoraho, aramubwira ati, ndabishatse kira. Ako kanya ibibembe yararwaye byari karande, byari byaramuhaye akato muri sosiyete, ibyari byaratumye ahindura indoro yari afite ku buzima bw'akabona buranenwa ntibumeze nk'ubw'abandi, byatumaga akenshi adashobora kujya aho abandi bari, byatumaga yinena, yinegura, yari yarabaye iciro ry'imigani. Ahuye n'ushobora kumva intimba ye, kumva ikibazo cye, kumva agahinda ke, kwakira amarira ye no kumuha igisubizo. Uwo mwami ni Yezu. Impuhwe ze zirakurarikira kwakira ubuzima bushya bugendanye n'ibihe urimwo, kuko ntiyahindutse. Ibyo twumvise mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 5 umurongo wa 12 n'uwa 13 byandikiwe wowe muvandimwe, byandikiwe umwe mu baturanyi bawe, byandikiwe umwe mu nshuti zawe, byandikiwe umwe mu bantu bababara akaba yumva arushye aremerewe. Ariko kuri iki cyumweru Yezu aranyura mu nzira yawe. Yezu azanywe no kumva no gutega amatwi ikibazo cyawe no gukiza indwara yawe. Nyagasani ubishatse wankiza. Ngiyi insanganyamatsiko y'iki cyumweru ni 2:00 ku masaha yo mu Rwanda, no mu Burayi ni 8:00 ku masaha yo muri Canada. Muzane imitwaro yanyu, ibyago byanyu, hari uwiyemeje kubiheka, kandi ubushake bwe nuko ukira. Ngwino sogongere, ntawe mucuranwa, kuko ngo abasangira ubusa nibo bitana ibisambo. Usome ucurure, impuhwe z'Imana zigufitiye ibanga kandi zikuzigamiye ibyiza. Nyagasani ubishatse wankiza. Nyagasani ubishatse wankiza. Nawe ati, ndabishatse kira.